Yesu ashimwe bene data, muraho neza, mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, reka dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo n'imbabazi, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe, nyemerera utugirire ubuntu, Mwuka wera yende ku byawe biduhishurire, atubashishe kandi kubaho nk'uko ijambo ryawe ridutumweho muri uyu mwanya. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatanu w'icyumweru, turimo turaganira ku ntwaro z'Imana, twifashishije ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo wa 10 kugeza ku wa 18. Uyu munsi rero tugeze ku ntwaro yitwa agakiza. Umurongo wa 17, Abefeso 6:17, handitse ngo mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, Imana yacu tugirire neza. Nk'uko nari mbivuze tugiye kuvuga ku gakiza, tukavuga nk'intwaro y'Imana. Ubusobanuro bw'agakiza reka tubirebere mu bintu bitatu. Icya mbere ni impano y'Imana ihesha uwizeye Kristo wese gucungurwa ntabagicireho iteka kubwo gukiranirwa yagize. Ubundi ijambo ry'Imana riduhamiriza yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ibyaha byica ubugingo kandi bikasunikira umuntu ku kurimbuka kw'iteka ryose. Uwakoze ibyaha aba afite igihano kiba kimutegereje, ni ugucirwaho iteka. Mu manza zaha ku isi hari igihe nk'umuntu nko mu bihugu bica imanza zo kunyonga bakoze ibyaha runaka, hari igihe bamucira urubanza ariko ntibahite bamunyonga, ahubwo akaba arindiriwe mu munyururu kugeza ku gihe cye cyo kunyongwa. Uko niko rero no mu mwuka bimeze. Uwakoze ibyaha wese, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, biramwica, akaba ategereje cya gihe ubuzima bwe burangira akajyanwa muri ya gehenomu, ariko ubugingo bwe buba bwarapfuye, icyaha kiba cyarishe ubugingo. Urwo rubanza rero cyazwa gucirwaho iteka iyo wakiriye agakiza. Agakiza ni impano y'Imana duhabwa ku buntu bwa Kristo Yesu. Uyakiriye rero, rwa rubanza rwari rumutegereje ruhita runyuzwamo umurongo. Mbese uwakiriye agakiza ni nk'aba yakiriye isesarubanza, bikahita biteshwa agaciro, bya bindi byahashize. Imana yacu tugirire neza. Hirya y'icyo ngicyo rero gusa, hari igihe bashobora kugukuriraho urwo rubanza, bashobora kugukuriraho icyo gihano cyari kigutegereje, ariko ukaba ugifite icyasha. Mu bintu by'amategeko hari igihe umuntu yakira imbabazi wenda z'umuyobozi mukuru runaka, akakira imbabazi bakamukura mu buroko yari arimo, ariko muri sisiteme z'amategeko akavuga ati uyu muntu yarababariwe ariko yari yarakoze iki cyaha. Ni urugero wenda ntibamukureho ubusembwa. Hirya y'icyo ngicyo rero hari izindi mbabazi noneho bajya batanga. Donc hari imbabazi rusange, bashobora kuvuga ati umuntu yari asigaje wenda imyaka 10 mu buroko, atari ko kubw'imbabazi z'umuyobozi mukuru mu buroko, ariko muri systeme bakakomeza bakavuga ngo yakoze iki cyaha. Hari izindi mbabazi rero nanone umuyobozi ashobora gutanga, nazo zibaho ubwoko bw'imbabazi atanga, noneho bakaguhanaguraho n'ubusembwa bwose. Imana yacu tugirire neza. Agakiza rero ibyo byose karabikora, kabanza kakagukuraho cya gihano cyari kigutegereje cyo gucirwaho iteka, karangiza kakanaguhanaguraho ubusembwa bwose. Imana yacu tugirire neza. Urubanza rwose rw'ibyaha ugahinduka umwere. Imana yacu tugirire neza. Muri systeme y'ijuru niyo bakikubara mu byo gukiranirwa. Umuririmbyi yaririmbye neza, araririmba ngo Uwiteka ngo ambonyeho amaraso ya Kristo, ngo nta gaciro urubanza rubi, ahubwo anyito kiranuka. Imana yacu tugirire neza. Mbese agakiza kadukuraho igihano cy'ibyaha cyari kidutegereje, karangiza kakanadukuraho ubusembwa bwose. Imana yacu tugirire neza. Muri systeme y'ijuru bakaduhanaguraho icyaha, ubusembwa bwose bukadukurwaho. Imana yacu tugirire neza. Gatatu, ako gakiza uwakakiriye arabohoka, ntabakiri imbata y'ikibi, ahubwo agakiranuka, akora byose nk'uko Imana ishaka. Agakiza uretse kudukura mu rubanza mu gihano cyari kidutegereje, uretse kudukuraho igihano cyari kidutegereje no kuduhanaguraho ubusembwa bwose twatewe n'ibyaha, agakiza kandi kanaduhesha kubohoka, ntitube tukiri imbata y'ibyaha. Mu yandi magambo, kaduhesha imbaraga ngo twe kongera gutsindwa n'ibyaha, ngo dukomeze dukore ibyaha bishaka. Kaduhesha imbaraga zo kubohoka, tukaba umudendezo, ntitube abantu bagitegekwa n'ibyaha, ahubwo tugahinduka abantu bategekwa n'itegeko ryiza ry'umwuka rituyobora mu gukora ibyiza. Imana yacu tugirire neza. Uwakiriye agakiza akagahindura ubuzima, ibyo bimurindira ubugingo nk'uko ingofero irinda umutwe w'umusirikare ku rugamba. Imana yacu tugirire neza. Ntabwo nza gutinda cyane mu mumaro w'ingofero ku musirikare ku rugamba, ariko abasirikare, ingofero Pawulo ahangaha yavugaga
ntabwo ari ingofero isanzwe y'umwenda no, ahubwo ni kasike, helmet mu cyongereza. Helmet ni ingofero yabugenewe yo kurinda umutwe w'umusirikare kugira ngo icyamwituraho cyose cyaza gishaka umutwe we kitabasha kuwubona. Imana yatugirire neza. Mbese byose kwambara ingofero ni ubwirinzi bwo kugira ngo akomeze abe amahoro nubwo ari ahantu ku rugamba. Imana yatugirire neza. Imana yaduhaye agakiza ngo katurindire ubugingo kuko irazi yuko aho tuba ariho hari intebe y'ubwami bwa Satani. Umuntu ahangaha ku isi niho ndi kuvuga, umuntu ubikomezaho agakiza akagahindura ubuzima ntacyo abasha gutwarwa n'ibitero byose by'umwanzi. Nubwo aba muri iyi isi yanduye, isi irimo ibigusha byinshi n'ibigeragezo byinshi by'umwanzi, ariko uwikomeje ku gakiza uwo ngo ntacyo abasha gutwarwa n'umwanzi. Agakiza turimo turavuga ni ka kandi kaguhesha gukira, gucirwaho iteka, kakagukuraho ubusembwa bwose bw'ibyaha, kandi kakanakubashisha kubaho ukiranuka. Ugendera muri ibyo, uwizeye uwo murimo Yesu Kristo yakoze wo kuducungura, kandi akemera kubaho ubuzima bwo gukiranuka duheshwa n'agakiza, uwo nguwo ararindwa nk'uko umusirikare wambaye kasike mu mutwe nawe arindwa ku rugamba. Nkwifurije kwikomezaho ibyako gakiza. Imana itugirire neza, bizakugira umumaro nk'uko ingofero igira umumaro umusirikare ku rugamba. Uba amahoro, Yesu aragukunda.